Mwaramutse Yesu ashimwe, turi kuri cano ya gusenga by Mama Ebenezer. Rero ndagushuhuje, shalom mu gihugu cyose uherereyemo, shalom shalom. Njye wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge muri iki gitondo, dushyire Yesu hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ingoma za mbere, igice cya 4 umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ishimwe. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Agahinda niko kari karadindije Yabesi. Agahinda kateje ikibazo, bamwita izina ribi. Reka natwe twisengere, twikureho uyu mudayimoni w'agahinda. Dayimoni gahinda atuma umuntu akora ibintu bidahwitse. Dayimoni gahinda atuma umuntu yakwatura amagambo atari yuko uyu mubyeyi yise uyu mwana iri zina kubera agahinda. Ruvuga ngo yatuye cyangwa se yavuze ibya Yabesi, akajya ahora agira ibyago kubera iryo zina rye ryari rishoreranywe n'agahinda. Kandi mu by'ukuri iyo Imana yarebaga Yabesi we, yamubonaga ari umunyamugisha, yamubonaga ari umunyacyubahiro, yamubonaga adakwiye kubana n'agahinda. Imana iyo yarebaga Yabesi, ariko kubera iri zina hari ibintu tugomba kwikuraho, hari ibintu tugomba kuvanaho. Mvuge ngo muri iki gitondo cyangwa se muri aya masengesho, abantu batangiye, abo dusengana, twikuraho ibidushikamiye mu mutima, ibibazo dufite tubijyana imbere y'Imana, kuko Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo dufite. Kamvuge ngo nawe muri iki gitondo bwira Yesu ibikuboshye. Yabesi we n'izina ryamuremereraga, ariko nawe hari ibintu bikuboshye. Nyina wa Yabesi yamwise Yabesi kubera agahinda. Ahari nawe ugendana agahinda, gasengere, gasenye, bwira umwuka wawe w'Imana ngo nguyu umutima wanjye vanamo agahinda. Dayimoni gahinda ni mubi, ateza akaga kenshi, ateza ibibazo byinshi. Gusa icyiza cya Yabesi we yari yarisobanukiwe, azi icyo gukora. Yabesi atakambira Imana. Yabesi yarahagurutse ajya kwisengera, aravuga ngo nubwo mama yanyise Yabesi kubera agahinda, ariko nzi Imana ivanaho agahinda, nzi Imana ikuraho ingaruka z'agahinda, nzi Imana yubahisha umuntu, nzi Imana isohoza iki data mvuga iki Imana imvugaho kikangeraho. Aragenda ajya gutakambira Imana. Reka natwe dutakambira Imana iki gitondo, tubwire Imana ngo Mana icyampa ukaduha umugisha. Imana niduha umugisha, Imana nidukuraho umuvumo, iduha umugisha. Imana nitubohora ingaruka zose zari zituriho, iduha umugisha, itugirire neza. Ukagura imbago yanjye. Imana nitwagurira imbago. Iyo ngeze hano ndavuga ngo Yabesi we yarahaguzaga, yaravuga ngo ukagura imbago yanjye. Nuvuga ngo yaguzaga, nubwo kugira ngo ujye kwaguza nuko hari icyo ufite waguza. Yari afite akantu gatoya, agasaba Imana ngo imwagure, agire hanini, agire ibintu binini. Hanyuma rero niba nta kintu, nta mbago ugira, nta kintu ufite, ntacyo kwaguza gihari, ahubwo bwira Imana ngo Mana shingira imbago kandi unyagure. Gira icyo umpaye kandi ubyagure. Gira icyo umpereje kandi ubimpe bitubutse, cyangwa se nubimpa ujye ugenda ubinyagurira mu izina rya Yesu Kristo, ngo wagure imbago yanjye. Hano Yabesi yari afite icyo yaguza, ariko ushaka gusanga umuntu ntacyo afite yaguza imbere y'Imana. Hanyuma akabwira Imana ngo Mana mpimbago, iki gihugu ndimo wanshingiramo imbago, wampamo ubutaka, ubuzima ndimo wabuhindura, ukagura imbago yanjye. Buri wese aba afite imbago barazaguza, abatagira imbago, batagira ahantu hatoya, ibyo ukeneye ku Mana niba ntabyo ufite, urabwira Imana ngo Mana numpe. Yabesi yari afite icyo yavuze, ariko njyewe banza umpe, nubishima ubimpe ari byose, ari byinshi, cyangwa se nubishima umpe ugende unyagura. Turabibwira Imana, ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, niko Yabesi yavuze, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Katubwira Imana. Turafata kandi
amaboko yacu tuyahuze n'ay'Imana. Hari ukuboko kw'Imana gukora imirimo n'ibitangaza, ukuboko kw'Imana tuguhuze n'amaboko yacu kugira ngo kudukorere mu buzima bwacu, kugira ngo amaboko yacu ajya akora agendeye mu by'Imana ishaka. Haleluya! Ukuboko kw'Imana ko kurakora ndetse kugakora n'ibirenze ibyo twasabye. Natwe reka twizengere ngo amaboko yacu aho yakoraga ibibi, aho yakoraga ibintu bigapfa, aho yakoraga akananirwa, aho yakoraga akabura ibyo yakoreye, ibyo byose tubisengere ngo Mana amaboko yacu ahabwe umugisha kandi tuyahuje n'amaboko yawe kugira ngo tujye dukora ibintu bikwiriye kandi ibyo dukoze byemere. Kuko ibiganza byacu cyangwa se amaboko yacu aba yahuye n'ay'Imana, ibintu birakunda. Amen. Ukuboko kw'Imana kujye kubana natwe. Reka ukuboko kw'Imana aba ari ko gufata imitwe yacu, aba ari ko kujya hejuru yacu, kujye kubana natwe mu buzima bwacu bwose aho turi hose. Andi maboko yose yaradufashe turasenga ngo atuveho mu izina rya Yesu. Turisengera tubwire Imana ngo Mana ayo maboko yandi, amaboko yandi yaradufashe, yarafashe ibyacu, nabire kure au nom de Jésus. Haleluya! Ukandinda ibyago ntibimbabaze. Turabwira Imana ngo Mana turinde ibyago, turinde akaga, turinde amakuba, turinde ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye byose. Turashimira Imana kibiduhaye. Turagushima Mwami. Turasenze Yesu, ibyara amazina mabi byadukurikiranaga bitewe n'impamvu zitandukanye, aho twavuye, aho twabaye, abatureze, ibyo byose biveho. Agahinda imitima yacu turayizanye, bafite agahinda turasenze kuva n'aka gahinda. Igihe tugira agahinda nugikemure, cyari giduteye umubabaro nuwukemure, cyari giduteye amarira nugikemure, cyari gitumye twiheba nugikemure, cyari gitumye dusuzugurwa nugikemure. Impamvu agahinda kahagurukaga muri twe, Mwami gikemure, tugirire neza, dukiza agahinda, dukiza umubabaro, kuko ingaruka z'agahinda zituma dukora amakosa, zituma twatura amagambo mabi. Ibyo byose ntitubishaka, ubwo dushaka kugera tumeze neza. Mu izina rya Yesu udutabare Mwami. Natwe turisobanukiye nka Yabesi, turagutakiye, tubohore, 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 tubohore Mwami, tubohore, bohora ingingo zacu, bohora ubuzima bwacu, ubohore Yesu, ubohore mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu. Mana turagutakambi, Mana turagutakambi, duha umugisha, duha umugisha tubonesha amaso, duha umugisha tubone mu biganza byacu, duha umugisha w'ibifatika, duha umugisha wo mu mwuka mu izina rya Yesu, duha umugisha amagara mazima, duha umugisha muri domene zitandukanye z'ubuzima bwacu. Uwiteka uduhire kurusha ubwa mbere, kandi turakwingiza utwagurira imbago. Turasenze ngo wagure imbago zacu, abatagira imbago Mwami gira icyo ubahaye Mwami, kandi nushima kubyagura ubaha igitubutse, ubahagurire. Nushima Mwami bazagenda Mwami bagirirwa neza mu bihugu barimo, mu izina rya Yesu nabyo bikore mu mbaraga z'amaraso yawe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Urakoze Mwami, ndagushimiye gitare cyanjye. Nuhimbazwe Kristo, nuhimbazwe wa munyembaraga, izina ryawe nirisingizwe. Haleluya, haleluya. Ugumye uturinde Mwami, uturinde ibyago, uturinde akaga n'amakuba, uturinde mu nzira zacu zose, uturindane n'ibyacu n'abacu, uturinde Yesu icyitwa icyago cyose mu izina rya Yesu. Uturinde, umanura ingabo zawe zo mu ijuru, umanura abamarayika baturamire mu nzira zacu zose. Uyu munsi Mwami, iminsi yacu yo kubaho isigaye, uturindemo ibyago, uturinde kunanizwa, uturindemo ibibazo, uturinde Yesu mu mbaraga zawe Yesu. Kubw'icyubahiro cyawe Mwami, kubwo gukora kwawe Papa, turagushimiye, turagushimiye Mwami. Kariho tubohoye mu gahinda, ku gahinda n'ingaruka zako. Turagushimiye kariho utugiriye neza, amazina yacu ukayavumura, ukayaha umugisha. Turagushimiye kumvishe gutakamba kwacu, turagushimiye kuduhaye umugisha, umugisha turawakiriye. Turagushimiye kuba muduhaye imbaga abandi ukatwagurira imbago. Turagushimiye Yesu, ukuboko kwawe kubanye natwe kandi tugafata Mwami mu mwuka wacu, ugasimbura andi maboko yose yaradufashe. Turagushimiye kariho turinze ibyago n'amakuba n'ibigendana n'ibyago byose mu izina rya Yesu. Urakoze Papa, singizwa,
amen amen. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, kandi usangize n'abandi. Twese tujye twibuka gusangiza n'abandi, ugira abantu 2 3 byukije nabo basenge mu gitondo. Shalom.